Ikintu cya mbere ni ukurota uhabwa impano nziza n'abantu batandukanye. Impano nziza n'abantu batandukanye, ubwo turi kuri za nzozi zerekana ko ariko hari impano zitemerewe gukwakirwa narazibabwiye. Warazitubwiye. Impano z'agaciro uzihawe n'umuntu ukomeye cyangwa umuntu muziranye. Inzozi ya kabiri ni ukurota unyura mu rugi rukinguye, kandi ayikunda buriya. Kurota ugenda hejuru y'amazi atuje, ngo umuhungu uzaba ikigoryi yirirwa ku ngutiya ya nyina. Umuhungu uzaba ikigoryi yirirwa ku ngutiya ya nyina, aturirwa mu rugo gukora iki? Mugende mushaka ubuzima, ariko uziba agahemuka azabizire. Nk'uko imbwa itagaburirwa amahirwe yayo ari mu nzira, ni nako n'umugabo n'umusore udafite ubushobozi amahirwe yari mu nzira. Nta na rimwe ibintu bigusanga aho uri. Umuhungu uzaba imbwa yirirwa ku ngutiya ya nyina, akarindira ibyo nyina yatetse, akarara mu nzu ya nyina afite imyaka 25-30. Burya ngo nushaka uzinga ikirago. Reka n'ubu baracyahari. Burya ngo babyamaze guhera. Burya ushima agasore kigira muri geto mu myaka 18. Karya agasore buri kariya gatoya. Araza akanyonga, araza kunyonga, agashaka perima, agashaka moto, mbega akiga kubaho asize ibiryo iwabo. Ubumwe bw'abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Iyerekwa ry'umushumba Reverend Mbabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta, ubuzima buhinduke, nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'abera Ministries, amavuta akangira amateka, ubuzima bugahinduka. Gusuje ngo haye ikaze wowe ukurikiye Ubumwe bw'abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Reka nkubwire ngo amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe ndetse n'abawe bose. Umugisha rero Imana itanga ntukabureho n'umwe. Reka nkubwire ngo iki cyumweru tugiye gutangira, Imana izagutunguze amashimwe gusa. Abameze neza mukomeze mumererwe neza, abatameze neza namwe reka tubifurize ngo mwihangane, Imana muyigirire icyizere, namwe ibihe bizagenda neza. Yego, ku isi nuko biba bimeze, bamwe iyo baraseka, ku rundi ruhande bamwe baba bari kurira, gutyo bikagenda bisimburana. Ariko ntugacike intege, jya wizera Imana ibihurimo kandi ushime, niko ijambo ridusaba. Abantu bari mu Rwanda, abantu bari hanze y'u Rwanda, abantu bakoze subscribe, abantu nimba ugeze hano uri umushyitsi, reka nkubwire ngo be here to stay. Ugume hano, ugumane natwe kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu ku gihe. Turashimira abantu bose bakoze subscribe, tukaba tugeze ku muryango w'abantu 70,000. Abo ni abahoraho kuko harimo n'abashyitsi baza bakagenda, ariko ni byiza. Turizera ko uyu mwaka rero cyangwa mu gihe cya vuba tuzaba twibitseho silver cyangwa se twujuje 100,000. Birashoboka hamwe namwe. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Jerry, ndabifuriza gukomeza kugubwa neza ku Bumwe bw'abera Ministries. Mushumba waramutse? Naramutse amahoro, ndashima Imana n'abantu bayo bose. Kandi uyu ni umwaka wo gukunda abantu no gukunda imirimo, gukunda abantu, gukunda gukora, yego, ariko no kutapfa kwirundumurira mu bantu. Ugomba kubizera a distance, gusigamo intera. Ariko ukabizera ugasigamo intera. Aya magambo bari mu bwenge, ni gute nagirira umuntu icyizere kandi nkasigamo intera? Nuko Imana yavuze ngo wiringire umwana w'umuntu avamo, anytime yaguhinduka. Haba hari ikinyuranyo cyangwa ihuriro? Nigeze kukubwira igihe twaganiraga ubushize, ndakubwira ngo ntagire uzakubeshya ngo umuntu uramuzi. Yego, umuntu umenya bitewe n'uruhande yakweretse. Burya ni mugari. Bivuze ngo ameze nk'igihuru cyo, kandi mu ishyamba ntibamenye ibintu birimo. So rero umuntu umushyiriramo distance ukamukunda, ubwo ati ubundi akabivuga mu kinyarwanda cyoroheje cyangwa bijyanye n'uko abantu babyiga mu ishuri. Baravuga ngo umuntu nakubwira ngo ibi ndabishoboye, byemera,
ariko ntukabyizere. ubwo nuko byikiriza ibyemera turabishoboye, ubyiza rero uko agize gute abikoze. ku rukundo si amagambo ni ibikorwa. urimo urankurikira, turajyana. nakubwira ati ngewe inzu nayisimbuka, vuge ngo yego, ariko ntugire gute, ntubyemere kuko ntiyayisimbutse ngo urebe. yego urabyumvise iyo distance nakubwira? nayumvise. If you love me, hari ibyo uri bunyereho kunkundamo, si amagambo. yego niba ushaka kunsapotinga ndaza kubibona. niba koko nkunda, ntabwo uzantesha igihe, ntabwo uzamfatira umwanya wanjye ngo upfushe ubusa, ahubwo uzapushinga kugira ngo ngire icyo ngeraho. yego niba unkunda, buriya nkubwiza ukuri, mu rukundo nyarwo, yego iyo ukundana n'uwo urusha ubushobozi, ntabwo umuha kugira ngo amere nkawe, ahubwo nibura iyo uri umuntu mwiza, umwereka inzira yacamo kugira ngo nawe abyishoboze, ihwanye n'ibitekerezo bye, kugira ngo abashe gukora icyo ashoboye. nibura noneho ntuhore umuha, ahubwo nawe yigire, agira ibyo yifasha. kuko iyo uhora ufasha umuntu uba umugize imbata yawe, ku buryo bwo wishe n'ubwonko bwe. benshi se ko ariko bameze, ntujye bibona. ariko burya umuntu ubyemera aba ari injiji. ubundi umuntu ntaguha ariko utekereza ikintu gikwiriye. so rero bayana umuntu uguhereza kugira ngo agushyireho amapingu. ubwivuze urukundo njyewe mbibarira, cyangwa se benshi babibarira mu mubano w'abahungu n'abakobwa, abagore n'abagabo, abafiyanse, kuko hari umugabo ushobora kuvuga ati umugore wanjye guma hano ntujye gukora, buri kimwe cyose ushaka nzajya nkiguha. urwo si urukundo se? ntabwo ari rwo. yibagije ko azacogora ari wenyine. bibarwa ngo babiri bafatanije batera imbere, si byo? nubwo waba uhembwa miliyari n'amamiliyoni, ntabwo bikunda. ni byiza ko na mugenzi wawe atarabuka. buriya kenshi hari igihe atarabuka amaso y'abandi akamubona. ubundi se batamubonye, ubundi uramuhishira iki? cyangwa ajya abonwa nawe gusa. hari umugabo wafuhaga cyane mu migani, ariko simbizi niba byarabaye. ntagatekerezo. noneho ati wa mudamu wanjye turwaga ko usambana. ndaramubwira ati okay, mu bishimitsi ishize nzasambana ufatiye itara, zabikora umurikiye. umugore aragenda ahamagara umugabo, amuhisha muri toilette za kera, zino zo hanze. noneho umugore ajyamo, abwira umugabo ati mugabo mperekeza niturusha, ati mperekeza ujyane itara, uzwi rya tara bamurika. yego aragenda umugore ajya ati ese kudasohoka, ati munda harimo harandya. yagira uko avuga ati se nibi, ati ni ukuri imeze nabi, ati munda harimo harandya. arangije arasohoka, bageze mu nda ati nakubwiye ngo iki? nakubwiye ko urancunga cyane, noneho ubu nzabikora umurikiye itara. ati ubu nibyo mvuyemo. nibyo mvuyemo, ngakoze nasanga nyine gahunda nyine bagwayirara kwahita usohoka. abagabo bagiye ndahita sohoka. urumva rero hariho nshatse kubwira ko ari ingeso. yego udashobora gucunga umuntu ngo ubyumve. ibyo tuvuga aha ntabwo ari urukundo, si imyenda umpa. urukundo si kado umpa, nubwo nayo ikenewe. urukundo si amagambo mbwira. urukundo ni urumvana mu cyiciro ndimo, ukashyira mu kindi. yego si byo? nibyo. wimenyereza umuntu guhora umuha ifi, mwereke ikivu ari burobemo. ariko washobora kuba atazi kuroba, ariko yenda yahiga n'inyoni, mushakira itopiti. sibyo byumva. ariko ubwo ni ukuvuga ngo muri buri kintu umuntu yumva ashoboye, mufashe kukikorera. wimuca intege, ahubwo mufashe kuzamura ibyo bitekerezo ushingiye ku bushobozi ufite. rega nawe guhoraho umuntu warambirwa. ndabeshya? oya nibyo. hari ikiganiro tuzakora kivuga ngo ingingo ya 7 ivuga ngo ntukemere gukora ibintu bitakurimo. ni ikintu tuzakora kivuga ngo ukibona ibi bintu aho hantu hita wiruka. agomba kwiruka. yego tuzagikurikizeho. tuzagikurikizeho. ngo ibintu hitugira gute. akantu ka 7 nishaka gushyiramo karavuga ngo igihe cyose uzakoreshwa ibyo utiyumva mudakunda, andoka genda. akandi kavuga ngo niba ubana n'umuntu utifuza ko wunguka ubumenyi. yego. yo kunsomagura ku itama no ku munwa, hobe ndagukunda, I love you se, I love you bayishyira mu isafuriya, bayishyira mu ikarita bagahamagara, I love you se bayikenyera n'umwenda. Ese ibintu byabo. urukundo si ibiryo, urukundo si imyambaro, urukundo si mu buriri. urukundo ni how can you promote someone from zero to champion. ariko ushingiye ku byo agize gute ashoboye.
wimutera kwigana. Ushobora kuza kwigana umwe bw'abera ukabugwamo mu nzira ntubishobora ko ntuzi inzira nanyuzemo. Ngenda y'indiravuna. Ariko hari igihe wasanga wikoresheje udukwiye tukajya mu soko gacuruza bikagenda neza. Hari ukuntu wakwikorera utundi tuntu tworoheje. Njyana nigeze kugira inama y'ibintu ari bukore. Ntambwira ariko mvuga ngo wabuze akazi. Ntabwo namaye igishoro kinini burya ariko. Yego. Mbikubwiye waseka. Tubisangiza abavandimwe ariko tugiye kubaganiriza ikintu zivuga ngo zerekana ko amasengesho yashubijwe nubwo bitarakugeraho. Aho turaza kubona challenge kuki inzozi warose zerekana ko amasengesho agiye kugeraho kandi ukaba ntacyo urashubizwa. Turaza gusanga uruhare mu gutinza amasezerano yawe kandi Imana yagushubije. Yego. Nivuga ngo nige vuga umuntu amuha amafaranga make pe ntabwo ari menshi. Ariko mubwira ntigenda ugure tuntu bajya bikamo suratanga ikintu kandi yagiye muramurama hafite n'utuboro sinzi ko batwita turabagura tu plastique tubika ibintu nko muri frigo tu box okabyara. Ntabwo nigenda ugura tu box. Numara kutuguruze nkubwire. Mu amafaranga yo kutugura twinshi. Ndamugani no mu mujyi wa Kigali ati ndaje mu amafaranga y'imbuto. Ntabwo neje mu 50 kugira ngo uyu munsi nafungura udushumi tw'inkweto twe. Yateye imbere. Ndamugani niwe ugenda ufate bikorane isuku. Cyambere ni isuku. Isuku cyambere ubikorane isuku. Ni none ujye mu biro runaka ushaka abantu bakakenera kurya imbuto. Mushyiremo umwembe, mushyiremo mwumubwira imbuto abantu bakunda izarizo. Hanyuma rero nujya kujya mu bakire bahenze ushyiremo wemere muri za mbuto ujye ushyiramo urukeri rumwe gusa. Nyine system strawberry imwe akanashaka niba rya FNS agashyiramo akavanga akagemura. Uyu munsi yamaze mbwira ko asigaye muri imbuto z'ibihumbi hafi 150 buri munsi. Orovio level yarambwa ati sinkiri indaya tigo ntabwo ati nari indaya kugira ngo mbone icyunge ati uyu munsi nanjye nabahereza. So urumva ibintu mu buzima birashoboka amplisi mu gihugu nk'iki cyacu. Yego. Sibyo bitwaye ngahe se. Cyambere ni ikizere isuku. Kandi ntuze gusakuza kandi ujye uzikora neza niba gusura ntawe ntuzagusoresha ibyo bintu. Yarangiza akambara agakenyera akatsa neza akagemura. Ukubwiye kaza kushyira mu cyumweru ntukarakare. Ntukagaragaza umururumba w'iki amafaranga. Ikindi cya kabiri ubaka ubushuti naho imbuto ziba. Ikintu cyesha abantu ni icyo ngicyo. Umururumba w'amafaranga ubaka ubushuti n'umucuruzi w'imbuto n'abantu bakora business. Umururumba w'amafaranga njyewe ufite kumpa akazi kampa amagi nkabyemera ariko nka making sure ko I will do the best ku buryo nta wundi muntu bazabona ubikora nk'uri bitewe na clientele nabonye nzavana mu bintu nagukoreye. Urakoze. Nambwe ntigenda ubaka ubushuti n'umuntu ucuruza imbuto. Yego. Yajya guha bizatuma udashora yawe ahubwo ujye ukorera muri devise ayawe uyashore mu bindi bintu. Uko byagenze ariko niba sima imbuto z'ibihumbi 100 nkazicuruza nka 300 cyangwa 250 rero none se umwembuka atakangana iki ni gatoya ariko be form byiza. Ikindi nubona amafaranga tamujyana ahantu amukopa frigo yarabakunda imbuto zikonje zidakonje kandi ntukabike imbuto zikonje wamaze gukata. Ntabwo ari byo ujye uzibika zidakase uzikate zikonje. None urumva afata ya mafaranga agenda agura frigo ye akomeza gukora na muntu akagenda akorera kuri devise kubera iki yubatse ikizere ntabwo ajarajaye. Bivuze ngo n'urubuto yaruje rukenewe ati ngwino utware za mbuto zigize gute buri yarambwira ati uruno hasigaye nkoresha moto atariko ndimo ndatekereza ko ngiye gura ivatiri yo kuyamugitwariramo. Yego birakunda cyane. Urumva ukuntu azamutse bivuye kuki. Rero ugukunda ushaka azamura ubuzima ntakubwira ngo ukora umwe bw'abera ntabwo ngo unufotore no hari ikintu umuntu yakora kijyanye n'amashuri ye kijyanye n'ubushobozi bwe n'ubumenyi bwe kandi bimuha amahoro. So nikiro bita urukundo nshuti yanjye niyo mwana abantu bose bajye bazamuka ariko inzozi zizaba impamo kubera umuntu. Yego. Zizaba n'impamo kubera umuntu ariko abantu bombi bazabigeraho kubera wowe wakinguye. So niho mva bakeneye iki
space distance yego ni nako Imana yabwira ati mugiye kwambuka Yorodani atari ko hagati yawe n'abatambyi hagati y'isanduku n'abaturage mushyiremo kilometero yego burya rigiye gushyiramo kilometero. So Imana yabaho umugisha uyu munsi wa none. Ndashuje abantu bose abi Burundi ndabasuhuza cyane, bandimwe bangiye i Burundi ndabasuhuza, ndabagumbiriye mu kirundi niko babyita. Hanyuma aba Uganda nabo cyane cyane witwa Frank ndamushuhuje, ndashuhuje wa mugabo w'inshuti yawe inshuti yanjye nawe yego nawe witwa Frank ahari ndamushuhuje ari ahaherereye muri ziriya hamwe ngarankene nabuze uko njyayo. Ndashuhuje abantu bose badukurikira, ndashuhuje n'abambwiye ku kibamba ngo ntanga nimero simbitabe bakibaza ko igihe batekereje kumpamagarira agiye nta kandi kazi njya, naho ndabashuhuje n'abantu beza. Ariko nongera gukosora abantu bamwe kunyandikira ngo narose inka nta busobanuro nabona. Nababwiye ko inzozi zigira ibice bitatu, ko wazitangiye hagati nuko zasojwe. Utambwiye ibyo bikase nabona ibisobanuro. Je nawe ndagushuhuje, ndakwikirije abantu bo mu Rwanda bose, abanyonzi, abafundi, abayede n'abashomeri. Shuhuje abantu bose. Ariko Imana igira amaboko mushumba. Nje hari igihe ntekereza nkajya nka Nyabugogo, nkajya mu itaje nkitegereza muvoma y'abantu, ubwo ako ni agace gato yamba mfasha. Yego. Abantu banyuranamo, abamanuka, abazamuka, abatambika, abagera gute, buri wese ahirimbana ukwe, kandi buri wese Imana ikamuha ikimutunga. Umva iyo Mana ukuntu ikomeye. Wow. Imana yacu irakomeye nshuti yanjye. Rero bose ndabashuhuje kandi mbabwira ko uno mwaka pe si ibanga si n'ikindi umuntu uzakora cyane kandi akumva ko muri ashoboye. Ubundi intwaro ya mbere Satani akoresha kugira ngo yice ibitekerezo byawe akubwira ko udashoboye, katari ibyawe. Si igihe wageragereje byarakunze. No. Fail but don't fail to try. Amina. So rero shuje abashumba bose, abakozi b'Imana n'abantu bamaze kugera mu kiro nk'icyanjye, mbabwira ngo Imana ibaho umugisha. Uyu munsi rero ndifuza ko tuganira ku nzozi zerekana ko amasengesho yawe Imana yayumvise ugiye gusubizwa. Ariko mbere yuko tubivuga numva hari ibintu ukwiye kumva. Njyewe ibibazo nka bitatu bitewe nuko turi mu ntangiriro z'umwaka. Duhe imfunguzo mu magambo akabando kazatujyana muri uyu mwaka. Nimba ukoze uvuga uti ndakorera kuri iri jambo, nimba ukoze ndakorera kuri iyi ntego. Twaganirije abantu turababwira ngo nuko Imana niko yaremye abantu irangije ibaha umugisha. So nuvuga ngo tuvukana amahirwe angana twese. Urimo urabyumva? Yego. Tuvukana amahirwe angana, tuvukana ubushobozi bungana, tuvukana ibintu bingana. Ariko bitewe naho tuvuka, bitewe n'abatumye, bitewe na omire cyangwa se aho twavukiye, umuntu agenda atakaza amahirwe. Ariko tuva mu nda z'ababyeyi bacu, umuntu wese afite amahirwe agana nayo. Ufite amahirwe yo kujya mu ijuru, yo gukira, yo gushaka. Nuvuga ngo nta uvuka afite imbuto undi afite amabuye. Babyumva. Ariko aho tuvukiye na kondisiyo tuvutsemo zikatubangamira. So rero iyo maze kubangama rero hari urugero ujyamo ukaba utazabeshwaho n'icyo umuryango wateguye cyane, ahubwo ukabeshwaho na ibitekerezo byawe. Kereka umwami yaba ariho nkamwicaza hano akavuga, ariko ashaka ko atari kunkundira kuvuga. Uriya muyaga kugiye hirya uriya si mwinshira. Hari ibyo yifuzaga ko waba byo. Oya, hari ibintu yatubwiraga. Yego, icyo natubwiraga ngiye kukikubwira. Yajyaga abwira njye na murumuna wanjye akatubwira ngo umuhungu uzaba ikigoryi ku ngutiya ya nyina. Umuhungu uzaba ikigoryi yirirwa ku ngutiya ya nyina. Aturirwa mu rugo gukora iki? Mugende mushaka ubuzima. Ariko uziba agahemuka azabizire. Mama akatubwira ati buriya bana banjye simbatutse, atariko umuntu adafite nk'uko imbwa itagaburirwa amahirwe yari mu nzira, ni nako n'umugabo n'umusore udafite ubushobozi amahirwe yari mu nzira. Nta na rimwe ibintu bigusanga aho uri. Ibi bintu
ko ari ibyo bwenge. Mama buriya mama yakoraga ibintu bikomeye. Umuhungu uzabimbwa yirirwa ku ngutiya ya nyina, akarindira ibyo nyina yatetse, akarara mu nzu ya nyina afite imyaka 25-30. Burya ngo nushaka uzinga ikirago. Reka n'ubu baracyahari. Buriya ngo byamaze guhera. Burya ushima agasore kigira muri geto mu myaka 18. Karya gasore buriya ukariya gatoya. Araza akanyonga, araza kunyonga, agashaka perima, agashaka moto, mbega akiga kubaho asize ibiryo iwabo kuko afite inshingano. Narakubajije uzandebere kavukire n'abimukira ninde utera imbere? Umwimukira of course. Kuki kavukire se? Aba yumva ko ibintu byose ari amina. Inzi waba irahari. Icyo nicyo muratubwiraga. Bati bana banjye genda. Cyakora umukobwa we nirwe mu ngutiya hano nawe akora, ariko umusore gira gute? Sohoka. Tawanyika. Ukimbwa itagaburirwa. Amahirwe yayo. Amahirwe ari mu nzira. Ari mu nzira. Ni nako umwana w'umukene n'umugabo udashoboye amahirwe yari hehe? Ari mu nzira. Imbwa ijyana guhiga, wowe ukajyana ubunyangamugayo, gukora no kubaha. Ubunyangamugayo, gukora no kubaha. Ntabwo ari uguhiga ngo wibe. Byumva ariko yego birajyana. So urumva akantu k'ubwenge mama ndamyangewe hari utabyumvaga neza akatwirukana pe tugataha, ariko wanakwibeshya waza wahashya ibyo kurya ugasobanura wabikuye umahira mu rugo kubera iki, wabikuye amafaranga tugasobanura rega aho wabikuye. Noneho akanatubwira sinzi ko muri iki kinyejana ababyeyi bakigira izo nshingano, wenda ni hake, ariko iterambere usanga ubona ko ababyeyi batagira umwanya wo kugenzura abana babo ibyo batahana, ngo bamenye ngo yatahanye telefone yayikuye, yaguze umwenda mushyashya yawukuye. Ibisobanuro twarabitangaga. Gutanga iki? Kuko barya abagore b'abapfakazi n'abagore b'ibana nibo bari kare burya nta miyaga bashyiramo. Mama yaradukubitaga. Mama yaradukubitaga. Burya kuba ikigoryi gusa ibicucu. Ko batazabita abana b'umugore. Kinda atubwira ibintu bitatu. Aratubwira ati bana twara abasore babiri turi kumwe tuvukana. Arambwira ngo nta ntwari y'igitsina, nta ntwari y'inzoga, nta ntwari y'amabi, ntahigira yandikwa. Nta ntwari y'igitsina, nta ntwari y'inzoga, nta ntwari y'amabi, naho bigera byandikwa. Nta murage ubamo, nta gitabo. Ati rero thank you. Yaratubwira ati rero mwabana mwe, ambwira indi jambo rya kane rikomeye. Aravuga ngo iyo uhaye icyo umutima wawe ushaka buri gihe wangiza imbaraga z'amaboko. Umutima iyo uhaye icyo ushaka wangiza imbaraga z'amaboko, urakuremaza. Hanyuma ariko ni ukuvuga umubiri uraruha, ugahaza ibyifuzo gusa. Nta muntu ukorera nk'ibihumbi 100 akanywera 120. Nabyo bicyoje gusobanura. Urushya umubiri kuko wakoze cyane. Ambwira ati burya umubiri urakanyagwa, ntugushimira icyo wawuhaye, ushimira icyo wawurarije. Rero buri gihe gikora uraza komera tubwiraga icyo wawurarije, kuko ejo n'ubundi bizacya ugishaka. Aza kumbwira ijambo, arambwira ngo gukundwa ni byiza no gukunda ni byiza, ariko ujye ubanza urebe si uwo muntu agukundiye iki. Ati kuko hari uzagukunda kuko hari ikintu akeneye muri wowe, kandi uwo muntu nakibona urukundo yagukunze nirwo rwanga azagushyiraho. Ati rero nawe igo kuntu kimwima kugira ngo mutindane. Yasura kimwimiriye kugira ngo mutindane nyine, kuko ntabwo uri kumva akeneye amafaranga. Ikiganiro cyaje akeneye amafaranga ibihumbi 10, akeneye amafaranga 10,000 kwa Jerry. Nta na gahunda afite yo kuzishyura Jerry, cyangwa hari ikintu agushakaho tu. Bivuze ngo reka tureka amafaranga. Akeneye kwiga kamera, akeneye kugira ishusho nk'iyawe, akeneye kumuha amakuru, we ntakeneye gushakashaka. Ibintu ubwengera ngo urugero uraruzi, n'ingero zirahari. Noneho wamara kubimushyiramo uwo munsi agatahinduka duyi wawe, kuko icyo yaragukeneyeho yagize gute. Mama aratubwira ati rero buri gihe iyo umaze kubona ko ese mama umuntu akibona gute, atakivugishwa kenshi.
keep distance. Ati rero kugira ngo mugumane noneho nawe bizatume umukuramo ibitekerezo afite, ati mwime icyo ashaka ariko akireba. None se nk'urugero se mama ntene nk'umukobwa unkunda se, ati umukobwa yimureba nabi, ati uko hari ikindi yagukorera, musekere muganirize, nanagutumira musangire, ati ariko ntutumaza mu nzu wawe. Ati ugira ukuntu kandi kuko ibintu biye n'ukuri. Ako umusore abaho bariho kuko hari umuntu yanga inkumiza mu nzu ye, hari umuntu uba ukeneye kumutera inda gusa ko yaguhangayisha. Yego, ariko hari abakobwa nabo batavuga ati ariko rero niba nta nakaho naringiye kuguha urugero ariko darugo tuvuye ko hano n'abandi urabona giye nakira abantu benshi yamuzana atari ko mbere yuko tubisoza hitumwa kino kiboro akati kinini aho ngaho urumva hari umuntu ufite ikintu akora nk'urugero nk'ubu n'abantu bahungurwa bonga mu bagore bakuze agushakaho umwana. Yego, kumva ufite umwana udafite uburenganzira bimaze iki? Nacyo. So rero iyo umuntu agushakaho ikintu akakibona ahita akujugunya cyane. None ndamubaza ariko se mubyeyi wanjye kugira najya nkunda kumutega amatwi naramukundaga papa ntiyadukundaga nakundaga na mama gusa, none se ntabwo ari iki ko umuntu ankunda kurushaho? Sinzi yashubije mama yarabanje arandeba aranyora ngo ngaho ajya kuvoma uzana amazi zo turabivuga turabisubukura nyuma ndaza ntegereza kabimbwira ndaheba mubaza mu gitondo arambwira ngo iyo mpita mbikubwira wari kuba nta gahunda ufite yo kubimenya, nari nindiriye kumbaza arebe ko wabishaka. Nambwira ati rero buri gihe umuntu agukunda cyangwa uzakuvumbura nta kwibutsa icyo yakubwiye, sibyo? Nta kwibutsa icyo yakubwiye ntabwo akikwibutsa. Ya mafaranga se kutayampaye byagenze bite? Kanda akanyenyeri se kutohereza so ndambwira ati rero muri mu gukunda nyawe nushyigikira ibitekerezo byawe nubwo byaba ari bitoya, kandi ugukunda nyawe si ukugaburira, ugukunda nyawe no guha ifunguro kakwereka ko uje bundi uzaryishakira, cyo kuguhahora kugira imbata. Surankurikiye ya amagambo y'ubwenge, sibyo? Kandi ntashobora gutangira gukunda hari icyo agushakaho bikarangira gukunze kuruta icyo yagushakagaho. Kuko ubundi umuntu hari ukuntu acanga ikarita wowe ukabona izo yacanze umucanga urawuzi. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ntuzareke umuntu kandi ntuzakire uwo ubonye wese, reka umuntu aze mu gihe cye. So rero ni amagambo y'ubwenge ashobora gutuma ari urufunguzo rwo kubaho. Ikindi umuntu gusaba kurya amafaranga nubwo araye muri nko murya arimo arototera yawe n'ubundi abana arababeno ya rwose warajugunye se. Ngiye abandi bantu numva muri 2026 nashobora kujyana nabo ni abantu bata umwanya bavuga abandi. Niba duhenge nawe tugomba icyo bita minding your business. Mind your business. Vuga ngo uno muntu wicara ngo wabonye Pierre ko yaje ngo ibintu wandazitime simbikene. Shaka umuntu twinjira muri business muri gahunda zibareba. Niba ikiganiro kirangiye caho. Rero abantu benshi inzozi zibura gusohora kubera izo mpamvu, gutakaza igihe cyabo kuganira n'abananiwe no guhora bavuga gusohora Imana izazikujugunya imbere. No, ukimbwa itagaburirwa menye kigaburirwa barayizirika ahantu ubwo wese byo nakubwira buriya wa mugore abuje gusohoka umuhungu abuje gusohoka nuko mugize ati uramuziritse ayandi mahirwe ntayo ategereje rya funguro uri kandi imbwa iziritse bayirekura ryari ninjoro ngo nyene bazakurekura utagishoboye ariko itaziritse no kwibwira ngo genda aho uri buhuri ifunguro nturikura yikajya guhiga rwose hano ubwo yayura imbere yashoje akoze ko nta kintu twaye kandi iyo nguzo ari ninaryana iryana kubera ikize yarabizi kandi iryana itayiga abandi bayihaye hari ubwo yase ngo navuye kure rabatiro nuko n'umusore n'umugabo wese udafite ubushobozi amahirwe ari hehe mu nzira ntabwo ushobora kugira perimi wiruryamye ngo uzabona jya ku cyo bita indege jya ku gasima
shakisha umuntu akubone ko nta kintu. none urabigenza gute roba? uririrwa uryamye baragira ngo wagiye n'i Burayi bakwibagirwa. raje ibigenze neza ihindura ibyanze, ariko noneho ndapfuye. Bibiliya nta na rimwe yigeze itwereka ko umuntu byamusanze mu buriri, kandi kwa Yesu ukeretse impano nuki no gusoroma ba Yesu baheze kwa Yesu. aya ngo biranagana sawa no kubisoroma ku musaraba bigira gute? Ku musaraba ngo biranagana ngabandi bahuruture ndebe. Hariyo Yesu wambaye urubindo no kubisoroma. Soroma kazi, soroma umugabo, soroma diplome, soroma perimi, soroma imyenda, ugahaza amarangamutima. Ubundi umuntu asohoka ngo twafashijwe yasaze, ariko bwacya agakubitwa na ya nkuba yo kutagira ikintu cyose. Oh my God, ufite iki? Yesu yaravuze ngo n'ufite uducya zatwakwa. So rero impamvu inzozi zidasohora z'abantu wa mugabo nta kindi kibitera, ni imitekerereze mibi yabo kujya mu kavuyo, ariko Imana yarabahaye ubwo buryo. Yego, urankurikiye? Ntabwo Imana yakubwira ngo amafi nimuve mu nyanja muze. Uragomba ujye he? Kuroba. Uragomba winjire he? Mu nyanja urobe. Sawa. Ikintu cya mbere ni ukurota uhabwa impano nziza n'abantu batandukanye. Impano nziza n'abantu batandukanye, ubwo turi kuri za nzozi zerekana ko ariko hari impano zitemerewe gukwakirwa narazibabwiye. Warazitubwiye. Impano z'agaciro uzihawe n'umuntu ukomeye cyangwa umuntu muziranye. Inzozi ya kabiri ni ukurota unyura mu rugi rukinguye. Wagera hano ukabona urugi rurakinguye, si uko barugukinguriye ugasanga umuryango ugize gute? Ukinguye cyangwa se urugi rwikinguye. Iya gatatu ni ukurota nijoro ukarota ubona umucyo mu kirere, mwangaza wa gutya gutya. Yego, baraje bisobanura ko ikirere cye cyatamurutse, Imana igiye guha ibyo wayisabye. Ko amasengesho agize gute? Yumviswe, ahubwo ni wowe. Niwe utamenye ko ari karandi kubangamiye, niwe utamenye kutabana n'abantu neza n'amahoro. Twibuke ijambo naganiriye none Sira twamushuje mu izina rya Yesu yahageze. Sira turagushuje mu izina rya Yesu. Imana iguhe umugisha umeze neza. Mushumba ndashima mwakoze ko nsoza. Umuhanuzi duhanura bakagira gute? Bakabeshya ngo ntibyasohoye, kandi byarasohoye, ahubwo ntibaje kubyakira. Niba ushaka gukura ibijumba jya mu murima, ugire mu murima ubikure. Wese urakura ibyo utahinze, iryo ni ikosa. Ni ikosa rikomeye. Ndagushuje na Imana iguhe umugisha na Jose. None uvuga ngo uyibonye umucyo mu kirere, umucyo urabagirana, ubushubijwe, uvuga ngo ikirere kirakwagukiye. Yego. Inzozi ya kane ariko harimo somehow confusion. Buriya abantu benshi bakunze ngo naraye mbonye Yesu ndicecekera. Shusha Yesu ninde Yesu? Bizise. Suriya mugabo ndi mubona ku ifoto ya ntago ari Yesu. Ngo wambara ibishura by'umweru. Ntabwo uri ari Yesu, na burya se nuzi ko banamusabye gukina na filime rukoza sona akabangira ngo kugira ngo ariho ngo yambaye yasura imisatsi nk'iyo yari afite. Ngo kugira ngo banduze izina rya Yesu, ariko bati ibyo ntago nabikora, ati nubwo ntamwemera ko se nabikora. Noneho kurota marayika, ikintu cyo marayika ubundi ubona abatandukanye n'abandi bantu. Yego, nazanye ibisubizo. Icya kane ni ukurota ubona wakira envelope, ibahasha ikirimo si ngombwa, ariko ikaza ifunze apana ifunguye. Yego. Inzozi ya gatandatu kandi ayikunda buriya, kurota ugenda hejuru y'amazi atuje. Amazi atuje. Waba uri mu bwato, waba ugenda n'amaguru ukabona ugenda mu mazi atuje cyane, biravuze ngo abantu bahoraga barwana intambara zawe bamaze gutuza ku buryo ushaka wakora. Nta murozi, nta mudayimoni, nta mutego, urabasha kwakira ikintu ukeneye. Amen. Iya karindwi ni ukurota wambikwa ikamba ry'abami. Na vatanye ikamba ryambaye ushobora kuba atari abami, nturize ko kuba wambaye ikamba tumuna kwambika rimwe ry'ababyeyi cyangwa ry'iki, nabyo bisobanura ngo aho ku ikamba bavuze ngo wari ufite appointment n'abakomeye. Yego. Imana iguha favor ku bakomeye. Amen. Reka abantu bakomeye bagira akamaro wa mugabo. Naho ukomeye nyine zo rova yoroheje arakomeye. Ukuntu ibana n'injiji nawe winduka ikigoryi. Yego. Ukuntu banye n'abanyabwenge n'abanyabwenge. Niyo bana n'abanyamafaranga nawe buri umwe muri bo. Gusa wirinda kuyabasaba. Oya. Ubundi mushaka kurambana n'umukire, we musaba amafaranga. Ahubwo reba uko abikora, reba uko akora, umwigireho. Yego. Twihuse cyane, kurota usarura imbuto zihiye neza.
ni mu nzozi zivuga ngo amasengesho yarumviswe. Ahubwo kuki udasubizwa uhagaze ku musozi utari wo. Yarabwiye ngo duhurira, bahuriye Yesu abakorya akora. Ntabwo nazi icyo kintu. Cya munani nabivuze kenshi, kurota uhabwa imfunguzo. Yego. Sabe izinzu, izimodoka, izingufuri, whatever. Sinkwanga umenye ngo ni runaka uhabwa imfunguzo tu. Bisobanura ngo ukinguriye kwakira icyo ushaka. Bano bantu ntacyo utakora ngo hirwe. Yego. Kurota umva baririmba indirimbo zihimbaza Imana, cyangwa nabwo uri kuririmba mu nzozi ukahanisha. Ubundi biravuze ngo sinari yaravuze ngo wabaye nagire gute naririmbe, oyobaye nasenge, wishimye naririmbe, urwaye natumiza bakuru bitoro bamusengere, namusize iki amavuta. Babyumvikana rero, ndumva ashaka gusoza kugira ngo tuganire. Yego. Kurota ubona wurira esikariye. Yego. None uyu munsi ntabwo ari lift cyangwa kujya muri ntuzamuka. Kurota wurira esikariye cyangwa urwego rukuri imbere. So ngizi inzozi rero zerekana ko nimwe muri zo zerekana ko gusenga kwawe kwageze gute kumviswe. Ariko kuki bidasohora? N'abahanuzi ninde twabonye impamvu yabyo. So Imana umugisha abakozi Imana bose, ndabifuriza ibihe byiza, muhaye muronke, kandi nyaboneka jya uharanira buri gihe ko inzozi zawe ziba impamo. Amen. Imana ibahe umugisha.